Nonge kubahereza ikaze inshuti bakunzi bamba TV Rwanda, mwebwe mukunda amakuru yacu. Narababwiye ni twebwe tubagezaho update z'uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Murabizi neza yuko ikintu cyitwa M23 cyamaze gufata intara Kivu y'amajyaruguru yose, ndetse kandi banongeraho bimwe mu bice byo mu ntara Kivu y'amajyepfo. Gusa ubu ngubu ndi kumwe n'imboni yamba TV Rwanda ku murongo wa telefone kugira ngo atugezeho uburyo ibintu bihagaze ubu ngubu hariya Igoma, kubera ko afite umuryango, afite y'umudamu, ndetse kandi afite n'abavandimwe. Bityo rero agiye kutugezaho uburyo ibintu bihagaze kugira ngo turusheho kumenya uburyo ibintu bihagaze. Ese koko imirwano yaba yahagaze? Ese koko M23 aho bita Mogoma yaba yahakuye FDL ndetse na Wazalendo? Ni byinshi cyane tugiye kuganiraho kugira ngo tumenye update z'uburyo ibintu bimeze. Ndimo ndakumva amakuru, ibintu bimeze gute aho ngaho Igoma, nk'umuntu ufite umuryango uri Igoma, nk'umuntu wabaye Igoma ufite inshuti, muri guhanahana amakuru buri kanya, buri minota, buri saha, bari kugenda bababwira ukuntu ibintu bimeze. Mbere yuko tureba akantu ku kandi, imirwano yaba yahagaze hari Igoma cyangwa ari mu ntara Kivu y'amajyaruguru hose? Imirwano bukeye imirwano isa naho yahagaze. Alo? Ego, kubera yuko nta rufaya rw'amasasu turi kumva ubu ngubu, ariko nijoro nibwo baraye bagakojejeho koko. Ubwo no kuvuga ngo muri uru rukerera n'ubundi bamwe mu barwanyi bari basigaye mu bice bigiye bitandukanye, ubwo ndavuga ibihuru kuko n'ubundi n'ahandi hantu bafiteho kujya, bakozanyijeho na M23. Birumvikana cyane kubera yuko M23 ariyo ifite ubu ngubu Goma. Yego, niyoboye ubugoma, bakuzanyijeho n'ubundi bakuzanyijeho n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Wenda mbere yuko turebera hamwe buri kantu kose, ndagira ngo mutugezeho ishusho rusange aho bita Mogoma. Ibintu byaho bimeze gute? Kubera ko kugeza n'aya masaha hari abantu barimo baravuga bati nago M23 yari hakura FARDC, nyuma yuko ejo habereye imirwano ikomeye cyane, bikaza kurangira abantu batamenye ngo ni M23 iri kuhagenzura cyangwa ni FARDC. Aho ngaho Mogoma aho bimeze gute, nk'umuntu uri gukura amakuru menshi aho ngaho Igoma? Nibyo, hariya ku musozi wa Mogoma hariya Igoma haraye habereye imirwano iteye ubwoba, kuko navuye hariya ku Gisenyi, kuko iyo uri hariya ku Gisenyi uba witegeye ureba neza Mogoma. Nahavuye hari ikintu cyise umuriro uteye ubwoba. Yego, navuye mbona Mogoma rwose bayitwitse. Bande bari bayitwitse? M23 yari yitwitse, FARDC, FDL, Wazalendo, ni bande bari batwitse iyo Mogoma? Ni ukuvuga ngo n'ubundi agace kari gasigaye hariya muri Mogoma, kari gafite imbaraga, ni hariya kuri Mogoma, kwawura musozi wa Mogoma, kandi niho M23 yari ishaka gufata n'ubundi naho, kugira ngo noneho igice cyose ibikigenzura neza. None kuki iyo Mogoma mu by'ukuri yagoye umutwa M23? Twagiye tubona M23 ikubita itababariye abarwanyi, ndavuga igisirikare cy'umwijima ndetse n'abambari bacyo, ariko by'umwihariko FDL ndetse na Wazalendo yarabakubisa ahangaha rwose mu kibaya, irabakubita ahangaha hejuru mu kibati, irakubitira zamuka ahangaha rwose, ndavuga ahangaha za Kanyamahoro. None aho ngaho kuki hagoranye cyane, na nubwo hakaba hari kumvikanamo ko habayemo imirwano ikomeye cyane? Ni ukuvuga ngo hano kuri Mogoma n'ubundi niho hari defense y'abasirikari ba FARDC, niyo yacungiraga hano uyu mujyi wa Goma. Hano? Yego. Niyo yacungiraga hano umujyi wa Goma. Hari ibitwaro bino birasa biremereye, imizinga kabisa, yayindi ifite imitwe yerekeye hano mu Rwanda. Bari bafite igisirikare gikomeye rero, kuko niyo hari hasigaye igisirikare cya FARDC hano muri utu duce twa Goma. Ni ukuvuga ngo rero icyo gice cyari gikomeye cyane? Cyari gikomeye cyane kubera yuko hari imbunda ziremereye cyane, kuko ni za zindi zinyasa amasasu kure cyane. Hari ingabo nyinshi za FARDC nizagiye zitsindwa, hari izagiye zijyayo zirukangirayo, urumva hariyo irwanyi nyinshi za FARDC.
yego uragize uti wabonye harimo haraka umuriro ku buryo bukomeye cyane, yaba ari M23 yahatwitse cyangwa nibo bahatwitse bagira ngo wenda M23 nibe yafata ibikoresho byabo, kuko turimo turabibona cyane, twanagiye tubibona mu minsi yashize aho kugira ngo wenda basiga imodoka bagasiga bayitwitse. Kugeza amagingo nta makuru mwe mwamenya niba ari M23 yahatwitse cyangwa ari FARDC yahatwitse ubwayo. Oya, ibigaragara byo ni M23 ishobora kuba yahafashe, kuko niyo yari iri gusatira hariya mu ngengero zayo, bari bakiri hasi basatira uriya musozi, kuko wanarije nawe ukareba ukuntu hahiye, ntago batwika ibikoresho bingana kuriya ari ibyabo, ahubwo ni M23 niyo yaharashe irimo irahangana nabo. Yego, kuko niko gace kari gasigayemo umu FRDC. Yego, niko gace kari gasigayemo umu FRDC, kandi bahereye ejo mu gitondo barwana, niyo hakunze kumvikana amasasu cyane, nariyo mpamvu abaturage bahari Goma benshi bahise bagira ute, bahise bafata utwabo bagahunga bagakomeza hano mu Rwanda. Kugeza aya magingo cyangwa kugeza aya masaha, ubwo iyo Mogoma bimwe mu bintu byahaturikiraga ku buryo buremereye cyane cyangwa zimwe mu mbunda zahumvikanaga byaba byarekeye? Ndi kubaza ni kugeza magingo aya bimwe mu bibunda byahumvikanaga aho ngaho Mogoma byaba byahagaze nyuma yuko bahashumitse? Yego, ngubu nakubwiye ko mu gitondo hazutse hari amahoro, nta masasu menshi yumvikanye cyane, kubera ko arizo mbunda zarasaga hano mu Rwanda zarekeye aho kurasa. Yego, tuvuye aho ngaho ibindi birindiro bikomeye cyane bya FARDC, ngo byagoye umutwa M23, hari ikinyamakuru mu kanya mbonye kibigarukaho, ayo makuru yo mwaba muyafite? Ibirindiro byaba byagoye M23 byaba harimo nka kiriya kigo cya Kakatindo. Yego, ni hano Indosho, urenze Goma hano mu Birere, nicyo kigo gisa naho kiboye iriya Nord Kivu muri defense ya FARDC. ni ukuvuga ngo aho ngaho intara Kivu y'Amajyaruguru hose nibyo birindiro byari bikomeye. Kakatindo kabisa irakomeye kabisa. M23 ishobore kurwana gushiramo akabaraga cyane. Kugeza aya masaha se M23 niri kuhagenzura cyangwa ni FARDC kiri kuhagenzura? Naraye FARDC ikihafite. N'ubundi ntago ubu ngubu mu gitondo ntabwo ndakurura amakuru neza, kubera ko ndi guhamagara abantu biyo umuriro waragiye, nta muriro bafite muri telefone ngo bambwire uko byifashe. Ariko ndaje mu kanya ndabikurura, ndahita mbiguhereza ku murongo. Yego, ni ukuvuga ngo FARDC ni ikiri kuhagenzura ubwo muheruka amakuru? Yego, ubwo mperuka amakuru ni FARDC yari ikihafite. Bivuze yuko rero byakaga byakunda M23 igifite akazi hariya mu mujyi wa Goma? Iracyafite akazi kabisa, kuko hira Kakatindo irakomeye nawe ikigo kiyoboye iriya Nord Kivu, iriya ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yose, urumva ni hanini. Yego, kandi harimo za battalion nyinshi za FARDC, harimo n'intwaro zindi n'ubundi ziremereye nazo. M23 igombe kuba kabisa kizashiramo akabaraga cyane kugira ngo bafate hari ahantu. Twihuta noneho tuva ku bijyanye n'imirwano, hari ibindi bice mwaba mufite amakuru yaho y'ukuntu ibintu bimeze, niba wenda hari ibindi bice biri kumvikanamo imbunda, cyangwa nibura ibice byinshi cyane byagarutsemo amahoro hariya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru? Murakoze cyane. N'ubundi ibice M23 yafashe birimo amahoro, nta masasu ari kumvikanamo, kandi igice kinini cyose cya hariya Igoma
cya Nord Kivu cyangwa iriya ntara y'amajyaruguru ya Kivu. Niyo ifite igice kinini cyane iri kuyobora. Ubu hari amahoro kuko uri kubona hari aho bari gutsinda abaturage bakabakomera mu mashyi. twabonye utuvidewo barimo barabaririmbira ibyishimo n'ibyishimo. Nibyo kuko hari abo bakijije abajura, hari n'abandi bazaniye amahoro. Mbese bitewe n'ukuntu buri muturage ari kwiyumva hariya muri Kongo, bari kugenda babacuririra kabisa ko babagaruriye amahoro, babagaruriye umutekano. Niyo motife hari kabisa. Noneho turebera ku bijyanye n'umutekano wenda ku ruhande rwa Nuza rwa FARDC, ubwo ndavuga FDLR Wazalendo bari mu mujyi, ibikorwa byabo ko biri kuvugwa yuko mu by'ukuri barimo barahohotera abantu, barimo barasahura, barimo barica, aho amakuru mufite bimeze gute? N'ubundi iriya mitwe ya Wazalendo izonza abaturage ba hano i Goma. Ntabwo ari ubwa mbere bibaye, nta nubwo ari ubwa kabiri. Biba cyane ndetse iriya mitwe ukuntu ihohotera bari abaturage, ko ntabwo wumva ko umusirikare muzima ajya ku rugamba ajyanywe no kwiba. Ntabwo bibaho. Bari aba Wazalendo, ziriya za FDLR n'ubundi bagenda bafite urugomo mu baturage, babasahura bagenda. N'abantu n'inyeshyamba zitereye aha ariko ziri indisipurine ziraho. Yego, uranyibukije ngo rwose ati n'abantu batereye aho. Hari akavideo nabonye umwe mu basirikare, nimba ariko n'umusirikare bitewe n'uburyo yari yambaye imyenda ya gisirikare, afite n'intwaro, ubona yuko arimo arahunga imirwano, ari kuri moto atwawe na mugenzi we, ariko yapakiyeho ingurube, urugurube rufite nk'ibiro nka 300. Niba yavuze ati ninde ko karayenda rutera icyuma ndurya numva ukuntu yese agira neza. Ariko ni rimwe muri video ikomeje kugenda icaracara ku mbuga nkoranyambaga, ariko abantu bakibaza bati abangaba nibo bundi bagombaga kuzafata igihugu cyangwa bagombaga kuzakubita umutwa M23. Nanone tugarutse aho ngaho mu mujyi wa Goma, ntago mu by'ukuri muri kubona bamwe mu ba Wazalendo bamaze gukuramo uniforme, bamaze kwigira abaturage basanzwe? Ababashije gukuramo uniforme n'ubundi ni babandi batsinzwe, ariko biri kubagora gutsindwa. Yego, biri kubagora kabisa kwakira ko batsinzwe. biri kubagora gute? N'ubundi bari gukomeza gutitiriza bakisha mu mazu y'abaturage. Yego, babona yenda zirangabo za M23 bazibona bakazihisha, bakaba barasa twa dusasi. Nitwo twumvikanye ejo mu mujyi wa Goma, mu masaha nk'aya 5 za 6 bari bamaze bakimara gukubitwa n'uriya mutwe wa M23. Batangiye kwisha mu mazu y'abaturage, bajya babona zirangabo za M23 bagatangira kubarasa. Nitwo twadusasi twumvageje. Ku rundi ruhande abasirikare bamaze kumanika amaboko, ubwo ndi kuvuga ku ruhande rwa FARDC, bo hari abo muri kubona aho ngaho mu mujyi? Abamaze kwemera kumanika ziriya ntwaro. Yego, babafashe n'ubundi abo u Rwanda rwafashe, babasubije n'ubundi mu buzima busanzwe. Hari nabo bazasubiza mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo automatically n'ubundi bazabasubiza mu bihugu byabo ntihamara kuboneka umutekano. Ariko ndi kuvuga abari aho ngaho mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma bimeze gute? Abasirikare bamaze kuyamanika. M23 yari yasabye yuko bagomba kujyana intwaro ndetse bakajya no kushyirira intwaro hasi kuri stade aho ngaho i Goma, kuri stade yitwa Stade de Trinité. Byo bimeze gute? Abamanitse amaboko hano mu ville ya Goma, n'ubundi bazimanitse bakuramo imyenda bisanzwe. Baba basivili nk'umusirikare watsinzwe. Ubwo ntabwo abaturage barimo barabamwaza. N'ubundi nuko ari M23 n'ubundi iyoboye hari, ariko uko nzi abaturage bahari i Goma bakabaye babatwica.
bakabaye babatwitse ariko M23 ndabona kabisa yabashiriyemo imiyaga baraho urebye. Gusa andi makuru dufite nuko ngo bamwe mu bajyanwe muri stade cyangwa bamwe mu bagiye kumanika intwaro cyangwa gushyira intwaro hasi na n'ubu ngo bakiri muri stade nago M23 nago yahita ibarekura kuko bashobora kugenda bagahohotera abaturage. Hari ubundi buryo bagomba kuzaganira nabo kugira ngo babashe kuba barekurwa cyangwa niba banakorana M23 n'ubundi bari abasirikare kuko niba bari abasirikare kuko bazwi cyangwa byemewe. None dusa nkaho dusoza M23 ubwo ndi kuvuga ubijyanye na patrouille cyangwa n'umutekano byo bihagaze gute aho ngaho igoma. Yego wenda abaturage twabonye bari mu mihanda bonye bagasubira mu mihanda barimo barirukanka barimo barabyina intsinzi urabona ibyishimo n'ibyishimo ku ruhande rwa M23 mu bijyanye no gukaza umutekano ndetse no kwirinda yuko wenda hari uwaturuka hirya cyangwa hakuno akaba yabateramo bombe byo bimeze gute? Ngubu kuko tutari kumva amasasu twizeye neza ko M23 ariyo iri kuyobora iriya Goma nk'ibisanzwe kuko bari bafite motive yo kurwana bavuga ko bazaniye amahoro abaturage bahari Goma bakongera bagasubirana amahoro nk'uko bisanzwe n'ubundi nibyo biri gukurikizwa. Ubwo se abaturage ntabwo bafite yuko hashobora nko guturumbuka nk'umwe mu basirikare babiyahuze reka mbivuge gutyo akaba yabateramo grenade. Urabona abaturage ntabwo bafite abaturage ntabwo babafite mbese ni ukuvuga ngo ubu ngubu tuvugana abaturage ba Kongo batari kumva isasu ntabwo babagira. Yego iyo kandi numva ko hari abarwanyi ba M23 mubwiye ko baje gutanga amahoro ntabwo baje kuyabaza n'ubundi bazabagwanirira ku bwabo. Reka nkushimire ku bw'amakuru uduhaye y'ukuntu ibintu bihagaze aho ngaho ku mirongo y'urugamba ariko by'umwihariko aho ngaho mu mujyi wa Goma. Murakoze cyane munyamakuru wa Mba TV. Yego arakoze cyane. Uyu nguyu ni Mboni ya Mba TV Rwanda. Uyu nguyu twagiye tubana nawe mu bihe bigiye bitandukanye, bityo rero dukomeje kubagezaho update z'uburyo ibintu bihagaze ku mirongo y'urugamba. Icyo musabwa mwebwe nta kindi ni ukudukunda, ni ukudusigira ibitekerezo byanyu kuri aya makuru dukomeje kugenda atubagezaho. Uko amasaha akomeje kugenda yicuma ni nako ibintu bikomeje kugenda bihinduka ku butaka bwa Kongo. Ni nayo mpamvu tubasaba kubana natwe kugira ngo impinduka zose ziri buze kugaragara ku mirongo y'urugamba tuzibagezeho. Reka rero mbabwire ni mukore subscribe mudusigira ibitekerezo byanyu. Iyi ngiyi ni Mba TV Rwanda. Subscribe to this channel.